rero musaza wanjye nkunda Kalisa ndumva ntabasha kubana n'iki gikomere, niyo mpamvu nafashe umwanya wo kwandikira runo rwandiko kugira ngo mbwire ko uyu mwana ngiye kumusiga, kubera yuko ndi kumva ntazabasha kubana n'iki gikomere cy'uyu mwana. Banteye inda nafashwe ku ngufu, sinzi n'uwanteye iyo nda nibura nzamushake. Rero ndumva kurera uyu mwana bitanshobokera pe. Niyo mpamvu nakwandikiye kugira ngo ngumanire uyu mwana. Ndabizi uzamukunda nka se, uzamunderera neza. Numva umutima woroshye ukanyemerera ko nagaruka kureba umwana wanjye, nzagaruka. Gusa ubu ndumva ntabasha kubana n'uyu mwana. Rero ngiye kumugusigira, uzamubere umubyeyi, aho nzabonera umutima nzagaruka. Yari mushiki wawe pe, ndagukunda. Allô? Oui. Mwiriwe, ushobora kuba utamenye? Ariko sinzi ko twabonana kuko ashaka ikintu ushaka tuvugana. Ntabwo aderese tukaza kuvugana ariko hageze. Ni amahoro. Reka. Yego, reka noneho nkohereza aderese. Ese uburyo wambona. Achilles. Urupapuro rwesha. Ibyo ni ibiki? Kazi mwana kumwe muhanga uzurega gatuza nk'akibazitro penalty. Iha bidasanzwe. Ni gute umisha ibintu bingana gutya? Ukambesha imyaka ingana gutya? Ubu nta niso n'ubufite koko. Nguri papa wanjye. Ana wanjye winsoza mu mateka. Gusa icyo nzi turaza kubiganiraho kandi urazakumva kuganira nawe. Cyane cyabure mu turaza kubiganiraho. Gusa icyo ugomba kumenya cyo sigomba gukomeza kubana nawe utarigeze umbwiza ukuri kose. Ubwo urabyibye. Ntabwo uri gutuza kubiganira. Muri aka kanya ngo ndi mu kuganira. Guhera ubu ngubu uratangira kwitekera ibintu byose urabyikorera. Ntabwo nakomeza kubana n'umugabo w'inyamaswa umeze gutya. Birakara we kwivumbura. Makosa mwana namubeshye none finali baramvumbuye sinzi ikinyarwanda za kubimubwira Yampaye pa Christian, ni wowe? Yego mwemura Turaho iminsi myinshi. yego Siko nguheruka mu cyagiye cy'ishuri. yewe Karibu. Murakoze. Abahungu banjye bo barangiza bacika ikigo no kugaruka ngo barebe prefect uko yasigaye. Birumvikana abanyeshuri se ko iyo bigeze hanze bakabona nabona n'uturaka duke bigatuma bahugira muri utwo. Namwe murahari. Turakomeye nyine n'ubuzima bwo hanze hanga busanzwe. Christian yasameze ati
Christian amaze kuba mukuru. Birumvikana rwose yarashaje. Nawe ajya agerageza kugenda gushaka imirimo. Sinzi ahantu yabonye akazi. Sigaye ahagaze neza nawe muri iyi minsi. Kuko numva bitazoroha. Ariko ni byiza nibyo tuba tumufuriza nyine iyo bari hara ku mashuri. Nta kindi kintu umuntu aba yifuza usibye ko gutera imbere kwabo nyine batera imbere. Nacyo gituma nyine baza no ku mashuri. Uburyo kirangiza sinzi ahantu umuvandimwe yamuboneye ahantu akora. Ubwo nawe ahagaze neza muri iyi minsi. Ariko hari ikibazo afite. Ikibazo? Ariko ntabwo nakivuga, ntabwo byoroshye. Ariko none se byaba ngombwa ko mfukama. Ese Papa Christian, rero ufite umugore ugiye gutera ivi? Oya, ntabwo ari ugutera ivi. Ariko ni ikibazo mfite ntabwo cyatuma nta gutera ivi kuko ntabwo byoroshye. Ikibazo nagize. Burya ariko se ntabwo byoroshye ariko uragerageza. Nzi ko Christian nta makosa yakoze ku ishuri ngo ugiye kunsaba imbabazi yarangije kwiga. Oya, ntabwo byoroshye ariko uranyihangana. Biragoye kubyakira ariko byageze byombi. Nta kibazo bwawe ko ntabwo byari ngombwa kupfukamo. Sinzi niba wibuka umuntu yize gufata ku ngufu. Ese ibyo bintu bizihiye iki? Ibyo bintu bizihiye iki? Yari iki? Gufasha ku ngufu. Papa Christian. Oya, gerageze ubikorere ku bw'abana bacu. Ntumbwire ko umuntu wanyiciye ubuzima iyi myaka yose yaba ari wowe. Ihangane niyo mpamvu naguhamagaye. Gerageza wumve ariko nibura wubahiriza abana nibura. Uri inyamaswa ntarabona. Ko njye narakosheje ndabyemera. Mbura ubuzima, mbura umwana wanjye kubera wowe. Gusa uri inyamaswa. Mbabarire rwose. Gerageza wihangane. Papa Christian ntabwo nzigira nkubabarira na rimwe. Mbabarire. Kubera ibintu wakoze. Narakosheje ariko niyo mpamvu naguhamagaye ngo ngusabe imbabazi. Iby'imbabazi by'ibireke. Ntabwo nzigira nkubabarira pe. Kuko uri inyamaswa bibaho. Unyicira ubuzima, untandukanye n'umwana wanjye. Waba uzi ko imyaka yose maze ntabana n'umwana wanjye kubera wowe. Igikomere wanteye. Biragoye cyane. Gerageza ugikora kwihangana muri wowe. Kuba nguhamagaye nuko nawe numva bimbabaje. Christian, ntabwo ngiye kukubwira ko nzigira nkubabarira. Bikoreye abana bacu. Icyo cyose. Kuse Freddy. Yo. Aya muri stock asinyama kamakana. Sawa nase ukubeshya banza mani ari nk'ibiro nka 3. Ako se habaye iki? Ikifu cyawe cyariyongereye? Ntabwo cyongereye mani yobewe ko mani hiyongereho undi muntu. Se bana. Murimo murangenda babingana gutyo mwana. Oya mani agaruka kwinaba gusa nyine yari kubaza kugira ngo tuzabone ukuntu duteranya nyine tuguye ninde. Ese byo ntibyakorwa mwana. Niyo mpamvu nari muri ibyo by'amakawunga n'ibiki. Ariko subundi maze imisa. Araje maniga turakwakira. Bigunze n'ujye tuganiriza ufite iki kibazo. Mwana nagiye umujama yanyobera se ukubeshya. Uzi ko mwana atajya avuga ahubwo afite mani ikibazo ahubwo nuko atarakitubwira. Asa watubwiye ko turi inshuti zawe tukamenya ikibazo cyawe. Ahubwo se kuki mutayembajije kuva mbere mwana? Ese mani wabaza umuntu ngiye numvaga ubundi kuri gutereta tu. Ndi gutereta njyewe? Kubera ko nabona gutuje cyane. Ngiye ntereta? Gusa natereta ndi muri bo. Nta telefone ugira noneho. Okay, nta kintu reka mbabwire icy'ingenzi. Muzi yuko mu rugo uwo nita papa wanjye. Muzi ko atari papa. Reka. Umuntu wagusuraga kuri aho kwishura kwitabira amadega yawe. Oya noneho yagurishaga amafi kugira ngo aze kukwishyurira minerval.
ubwo se ubwo yashaka kuvuga guteka atari papa wawe. hari urwandiko nigeze gusanga mu bitabo bye mama yamwandikiye Rwa gatanya. reka kumucinyagurira abaye ariyo byanshimisha cyane kurushaho. ubwo nyine ubu ariko mva nkubwire uburyo yakwifuza ko papa wawe nyoko na so batandukana. muzi yuko uriya mupapa wanjye twabanaga yambwiye amazina ya mama nsanga ni prefete batuyoborera ku ishuri. reka ntabwo bishoboka. Prefere. N'ukuntu yakuziraga wowe. ariko mana umva mubwize ukuri mana niyo umutekerezeho uriya muntu asa n'uri Uvuze prefete. prefete barasa. Yego rata. Uzi Uzi ejo bundi wamukiramo amagara ati aranshaka. Agenda ajyanye amadokima ngo ngiye kumwereka ibibanza. Mageze uje nambwiye ngarashaka umuntu. Ese umuntu ni oya utambwira ko usigaye uranga n'abantu Have. kubera ko ahita undangira umugore. Uzi umuntu yambaje papa nzambize si umuzi wa mugabo. Ati ndamuzi. Ati umugabo bita ngo Kalisa. Ati Kalisa ndamuzi. Nekereza ba Kalisa nzinda heba. Nsanga Kalisa mbaza papa nzambi. Mubwiye ko ari papa nzambi. Twarakuye mu kanwa. Bona hindutse ku maso. Gusa ngiye sinabyitaho. Ikomereza akazi kanjye. Bandigendeye. Nuko haciyeho iminsi none njya kumva aramamagaye. Karashaka. Arambaza ati nzambariye. Nzambe ndamubwira ati nzambari mu rugo. Gusa naririnze kubibabwira, kwintegereje ko nzambe ari uzatwibwirira. cyangwa wasanga wenda hari amafu. Uko yambwiye ati nzambe tuza ati nzana ati nzambe ndaza ati ari iwacu. Aranyiginga aratakamba ati mwemerere azaze ahure n'umwana ahure na nzambe. Ubu ninze ufata umwanzu kugira ngo tubiganirize nzambe abanza twemeye nimba ashobora guhura na nyina. Nyine nuko sibyo ko papa mbonye na mukubanye byaba ari byiza kurushaho kuko kuba hano muri ubu rugo twenyine nabyo biragoye. ndacyashaka amakuru arambuye biba ngombwa nzanabahuza. byaba ari byiza pe. ariko reka mbanze nshaka amakuru arambuye mwana wanjye. ntacyo bitwaye papa. ibindi nzaba mbikugezaho. ntacyo bitwaye pe ntacyo bitwaye. Ngiye kubyakira byose. komeza ukore akazi kawe. Karibu. Karibu njira. Muraho. Muraho neza. Meze mute? Turaho. Karibu. Makuru se? Amakuru ni meza. Ni amahoro. Ni amahoro. Wowe se umeze ute? Nanjye ndaho. Kuko utavamenye se? Enye koko? Ntabwo napfa kumenya. Kuko imyaka ishize ni myinshi. Cya kabiri numva ko utabaho. Kuko mubyukurije inyamaswa. Ntabwo umuntu muzima ashobora kugenda imyaka ingana gutya agata umwana akagaruka mu myaka 25 umumenye ntibishoboka. Ndabizi ntabwo bikoroheye. Urugero rwa mbere nk'umuntu wari uzi Bugesera mu myaka 25 ishize akaruka mu Bugesera yahamenye. Nanjye byansabye urugendo rurerure kugira ngo nzamenye hano hantu. Gusa musaza wanjye urabizi ukuntu ibintu byari bimeze. Ntabwo nari kwihanganira kureba uriya mwana. Uzi uburyo namutwayemo inda, uzi uburyo bafashe ku ngufu, n'umugabo ntazi n'isura yiwe. Njye mushinga amakosa nubwo bwose ni igikomere wari ufite kuri wowe, ariko amakosa ya mbere wewe ni kubyara umwana. Ntiwagombaga umwana we nta cyaha yari afite. Ndabizi nta cyaha yari afite. Uwari urifite ni wagufashe ku ngufu. Ikimbabaza nuko wagufashe ku ngufu tuzigize tumumenya. Umwana akaba ari aho ngaho atazi se. Twari kumubwirwa n'iki se gusa nzi neza yuko Imana izampurira.
izamporera yerekana uriya mugabo tubonana amaso ku maso. Gusa icyari kinzanye aha ngaha ni ukureba umwana wanjye ukuntu ameze nibura, kuko aho narindi umutima warandyaga mbura ibitotsi imyaka yose, no kurya byasabye igihe kirekire ngo nzabashe kurya. Ariko ndatekereza ndavuga ngo ubu ni ubunyamaswa, ariko ndeke kuba ubunyamaswa, ngaruke nkurebe, ndebe uko umeze, ndebe n'uko umwana wanjye ameze. Sasa rero ntabwo kubona umwana we urapfa kuba, kuko ese ushatse kuvuga ko umwana wanjye atari hano? ntabwo ahari. Yarayamenye amakuru yose yarwagwarana twanyandikiye, arubonye ambaza ibibazo sinabasha kubisubiza, arivumbura aragenda. Gusa kugeza isaha icya mbere ndoya ko icyo nzi cyo ni muzima, nta kibazo afite, ariko urumva yandakariye kandi kuko nk'umubyeyi ndi mu makosa kubera wowe. Ndabyumva pe, nanjye urugamba rukomeye. Ubu nirinze gushaka kubera yuko nanze kubabaza mwishywa wanjye kumeze kumwita ko ari umwana wanjye, niko yaranabizi. Uyu munsi yamenye ukuri nimugoroba. Gusa musaza warakoze kunderera umwana, nubwo bwose namusanze aha, ariko warakoze. Gusa icyo utaruzi, ubuzi ko umwana wanjye namuyoboraga ku kigo yigagaho. Birashoboka se? Ndamubwira ukuntu bimeze. Burya navuye aha ndiga ndarangiza, nza kubona akazi k'ubuprefete ahantu ku kigo. Ahantu nayoboraga ni umwana wanjye yigaga, ntabizi. Ukuntu namenye kunageza aha ngaha rero ni umwana w'inshuti yawe wahandangiye. Amaze kuhandangira ambwira n'umwana mu bantu wawe, numva ni umwana wanjye nayoboraga. Ubu sinzi aho ndi bumutinye, ndi bumutunguke mubwira ko ndi nyina. Yaramaze kumbaza ibibazo byinshi twari dufite gahunda kuzaza gushakisha. Ahubwo reka mwereke, reka mpamagare umwana nzi waduhuza nawe, hanyuma kano kanya bite mva ngaha njyayo, ko ndumva umutima wanjye uciye urubanza. Okay, biguhire niba ashobora kukubabarira bigakunda, ashobora kutakubabarira kuko namubwiraga ko uri mushiki wanjye, simubwiye kuri nyina. Atakubabariye rero ugomba kubyanga, ubwo ufite uburyo uza kuwijeramo cyangwa se kubifatamo, uburyo ubicishamo kugira ngo mwumvikane. Icyo nizera cyo amaraso ni ikintu gikomeye, wenda umwana wanjye aranyumva. Nanjye mama nemeye kukuvugisha, ndi kuri mushiki wanjye, ubu turi amaraso amwe. Nitutaba amaraso amwe sinagumye kuba mvugana nawe, ariko gusa warahinduka. Reka mvugishe uwo muhungu, reka mpamagarira uyu mwana, kuko nyine abayobora kari agakundi ke, wenda yama aderese ze. Muhamagare wumve ko bishoboka. Kamuhamagare numve. Halo? Meza wiri, umeze ute se? Aha, akazi kanyu ntabwo kaba koroshye. None nagira ngo nkubaze akantu, nzi neza yuko rwose ukazi. Nagira ngo nkubaze, ntabwo wamenyera ahantu nzambare? Nzambi. Rwose umva wiri, ndabizi neza ko muri iyi nshuti munyigingiro umubwire ko nshaka guhura nawe. Rwose wiri, mbabarira ubingiremo, ndabizi neza kuri bubishobore. Hanyuma rwose nzagushakira ibihembo, ariko bingiremo umpereza adresse y'ahantu nabasanga, kuko kano kanya ndashaka kubona umwana wanjye pe. Ntacyo rwose, urakoze cyane. Sawa sawa. Urabyumva, umwana arababaye. Umwana arababaye, ari bumvikana imyaka 25, umubeshya ngo uri se kandi utari se, utamwereka se, utamwereka nyina. Umwana arababaye mu bifatika.
niyo mpamvu kugira ngo abe yatubabarira ntabwo byoroshye, ariko burya amaraso z'amazi nakubona nka nyina birashoboka ko baza kukubara cyangwa mufite ubundi buryo muzo kuvuganaho cyane pe. Nuko rero nakoze kunyakira, nari nkumbuye kubona musaza wanjye twongera tukicara. seta ntabwo nzi ko nakubabarira, ntabwo kuri izo mpamvu wige kumubabarira nk'abantu turi amaraso amwe garuka nkubire Rwose Mana yanjye we, Mana igira ubuntu n'imbabazi rwose, urakoze kabisa. kandi warakoze kunderera pe. Nta kundi bera amahoro masaha nyine kunde. Reka kuvugisha ubwenge. Rero hano wanjye nabiswe. Muvugisha ubwo turaza kumenya ko yashobora kutubabarira. Sawa rero. Sawa umunsi mwiza. Sawa. Imana igitangaza kabisa. Uyu nkabura n'umushiki wanjye mu myaka 25. Walahi nta kintu kidashoboka. nanjye nkabibona kabisa. Oya nibyo. Mani bafitanye agashusho ukundi. Oya rwose ntibahuri. Erega gusa n'ikintu gihe cyatumye nza hano nko kubana namwe. Papa wanjye yarambabaye. Kuba mu rugo imyaka 25 yose ni myinshi cyane. Ntazi mama, ntazi mushiki wanjye, ntazi iki. Ariko uburamuzi. Mbana nawe gusa. Uburamuzi. Ariko ubu kumumenya. Ndumva ntabana nawe. Komisiyoneri natwe twararushye. Wasanga ugiye kwishyura ya kawunga banza ujya kumwita. Kaba umuntu ntacyo uraza kubwira. Ariko Allo. Reka mubwize ukuri. Gusa nyine sinzi urumva. Nugira ngo wenda no kukwanga. Papa wanjye naramurakaye cyane. Ase ni gute wamurakariye kandi yarakwishyura Minerval byose ukaba wararangiye. Gusa nyine yakabonga ariko nizere ko none uyu munsi wiza. Muzi n'ikindi. Arashe. Nindese. Aze kuvugana mu manzande. Ngoki? Mama wawe. Umva wiri. Ibyo bintu ntabwo mbishaka, sinshaka guhura nawe, sinshaka guhura nawe. Mama wawe aje guhamagara kandi babarije ngo arashe. Mbabarira. Ariko nzamba. Twese turabizi. Mbabarira mu mbabarire, sinshaka kumva uwo mubyeyi niba kwizirika ku mateka banza wumve impamvu. Mu mbabarire sinshaka kuri hari cyatumye abikora birabira. Udahuye na mama wawe twatuye inshuti mbi. Wowe ikintu nagusaba wegerageza basi uwumve ikintu agushakira munaganira wumve ijambo rimuvamo. Gerageza pe. Ndabizi biragoranye ariko ihangane kabisa. Ntacyo. Mbwira. Allo. Mabuja ubu waza nta kibazo. Kaganda urabwira umumotari akugeza. Sawa. Arashe. Wowe ugerageze nagera hano witware neza wumva ikintu kimuvamo. Sibyo? Biragora kubyumva. Birangora cyane. Oya ugerageze ubyumve. Gerageze ubyumve. Biriya bintu bibaho. Allo. Wageze. Rekanze. Mabuja ni hano. Felipe urao. Umeze ute se?
Freddy nta mushyitsi we twari twiteguye nambwiye ko ashaka kudusura yaraje gusa nyine njyaje nayo ifite indi gahunda urabizi ntabwo tujya twicara hamwe waje ngiye rero ubwo muraza kuvugana muraza kumbwira njyewe nandi bugaruke wiri wakoze pe ni ukuri wakoze cyane zambi prefete nyine niwaje kureba yagushakaga ndamwumva nambwira yangana umwumve wumve hari ikintu ashaka kukubwira mwana wanjye rero mbabarira unega amatwi ndabizi biragukomereye ariko ibintu nakoze byari ngombwa ko mbikora kunjugunya urumva biri ngombwa ukanta mu rugo urumva ibyo ngibyo ari ngombwa ndabizi kwa musaza wawe ndabizi birakugoye ariko ndabizi neza yuko nigusobanurira aza kunyumva ntacyo niteguye kumva musaza wanjye ntawe niwe muntu wenyine nari mfite niwe muntu wenyine numvaga wansigarana umwana kandi numvaga kubana nawe n'igikomere nari mfite bitari kunshobokera numvaga kugira ngo nzakurere nabi nkurere nkwibutsa amateka birutwa nuko nawumusigira nkagenda nkamusigira kuko nawe nari nizeye ko musaza wanjye azamurera neza nase ubundi ni igiki cyaguteye kunsiga mu rugo ukagenda ukanta mu rugo ukagenda mwana wanjye mu myaka 22 ishize nafashwe ku ngufu n'umuntu ntazi nza gusanga narasamye inda y'uwo muntu ubwo rero byaje kuba ngombwa ko mbyara nyine ntabwo umwana wanjye nari kumukuramo nanone ubwo nyine maze kumubyara numva birandemereye kubana nawe gusigira musaza wanjye ndamuguha gakunderere nuko nagiye numvaga ntabasha kubana nawe n'icyo gikomere pe ariko namusezeranije ko nzagaruka nkareba ukuntu umeze rero nabaye aho mu buzima bukomeye mbona ko nyine ngomba kugaruka nkakureba ubu rero niko nari ngarutse ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu twamaranye imyaka yose nkuyobora ku kigo ntazi ko uri umwana wanjye icyo gikomeye narakibanye cyo kuba nakubona ariko ubu mbabarira imve nari mugarukiye mama ndabyumva ariko se papa wanjye we mwana wanjye rero noneho ibya papa wanjye nakubwira papa wawe numumenya urumirwa pe kuko nanjye yarampamagaye numva ndumiwe uribuka umwana wari inshuti yawe witwa Christian akana gutya kaje ari akakarasi mwebwe musanzwe mwiga Christian wo muri tete ndamuzi uribuka papa wiwe waba uzi papa we ndamwibutse ndagira ngo ubwire ko Christian ari umuvandimwe wawe papa Christian ni papa wawe ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ko Christian yaba ari umuvandimwe wawe ntabwo bibaho Christian ni umuvandimwe wawe papa we yagufashe ku ngufu papa we yamfashe ku ngufu gusa nanone icyo nibuka mu gufatwa ku ngufu umuntu wamfashe ku ngufu yari yanyoye ubwo rero wasanga ari n'inzoga mama ndabyumvise
bidatinze nshaka kubona papa. ibyo bintu rero nabitekerejeho njya kuza ariko ndavuga ngo ngomba kubanza kuza nkagusaba imbabazi kugira ngo